noneho harahiye harakongotse aho amazi atakiri yayandi ari ukoga ngarame. Impano y'Imana akigera mu rukiko mbere yaravugaga neza, ariko ubu kuri uyu munsi wa none ngo akigera ku rukiko yahise yihindura ibubu. Ese ko yavugaga ubu byagenze gute? Ubwo ni mwibaza bakaba bavuze ko yageze ku isi afite imyaka 2. Maître Polycarpe arahaguruka ati ninjye wamwunganiye mu bugenzacyaha ko ari muri RIB. Cyewe nabonaga ibintu asubiza nkabona ari kubicanga. Ati Ezekiel waratuye amafaranga. Nageze ku isi mfite imyaka 2. Ezekiel ushinjwa gusambanya umukobwa. Ko nasambanyije umugabo. Ibintu by'amano y'Imana bikomeza kuba gaterera nzamba, aho gutubura byamukozeho nandetse ngo yageretseho n'ibyaha byo gufata ku ngufu abari n'abategarugori. Ibintu bikomeza kuba kamaramaza. Impano y'Imana mu rukiko ubwo mbere yazaga ngo yasubizaga neza ashize amanga, ubona nta n'ikibazo na kimwe afite mu mutwe, ariko nyuma yo kubona ko ibintu bikaze cyane amazi atari yayandi ngo yaje kwihindura ibubu neza wazana n'ibyangombwa by'uko atuzuye mu mutwe. Ngo iyo ari kuvuga ngo aracacambuwa, ngo aracangacanga amagambo iby'umusubije si ibyo avuga, dore yuko ngo bamubazaga ngo impano y'Imana bimeze bite, akagira ati jyewe navutse mfite imyaka 2. urumva ngo yavutse atambuka agenda nta kibazo afite, ajya no kuvoma buri kimwe cyose agikora. Impano y'Imana akomeje kuba kasamutwe, ari nako urubanza rwe rukomeje gutinda akubita uburoko bw'ubuginga. Ibintu bikomeza kwanga impano y'Imana, ingingo zimurengera zirimo zirabura neza. Shobora kwisanga umunyororo yawuriye. Impano y'Imana twe tumuzi nk'umutubuzi watuburaga amafaranga, wafataga igitabo nk'iki ngiki agashyiramo akantu k'agapapuro agahita ashwanyaguzamo agakuramo amafaranga menshi cyane. So kugira ngo mbashe no kuvumbura yuko ari ubutubuzi kuri uyu munsi wa none, ntabwo nari nzi yuko arya amafaranga yahaga abantu yageraga inyuma agahinduka. Naje kubona umugabo w'Inyagatare waje gukora ibintu nk'ibyo impano y'Imana yakoraga, mbona koko ni ibintu bishoboka. Impano y'Imana rero gutubura kwe, njye ntabwo nari nzi yuko amafaranga yahaga abantu yageraga nyuma agahinduka ibipapuro, kandi yarabikoraga ukabona ni amafaranga menshi mu gikapu. Amafaranga yigeze guha Kanyombya ari amafaranga menshi by the way. Amafaranga yageraga gutya mu gikapu ukabona kiruzuye amafaranga impano y'Imana. None hari ahandi hantu yigeze kuntangaza nko ku maraso, niho hantu yigeze kuntangaza. So impano y'Imana mu rukiko rw'uyu munsi rero ngo yagezemo noneho kuvuga nk'uko mbere mu rukiko yaravugaga agasubiza nta kibazo, ariko yagezeyo noneho agiye kuvuga neza biranga neza. Ubona impano y'Imana ntago akibasha kuvuga, noneho bavuga bakumva arimo aranyuranya, arimo aregera umusazi. So baje no kureba basanga ngo afite ibyangombwa by'indera by'umuntu wagiye indera. Ubwo urumva rero ni ibintu byadanje, ni ibintu bidasobanutse, ni ibintu birimo katena ukuntu. Gusa impano y'Imana uko bigenda bitinda n'ubundi bigenda bimudindeza, ko wenda igihe ashobora kuba yazakatirwa ni kiriya, n'imiyaga yakagombye gushyirirwamo wenda nayo azayishyirirwamo igihe kigiye imbere. So uwo muntu w'Inyagatare rero yakoze ibintu nk'ibyo impano y'Imana yakoraga, koko tubona akuyemo amafaranga, ibintu bibona n'ibyo. Ubwo urumva rero ibintu by'ubutekamitwe bya impano y'Imana hari abandi babizi, ariko bo ntibashaka kubikora kubera ko bazi ko ari ubutekamitwe. Bakagombye kugabira abantu bakirira ku mafaranga, ariko bazi ko ari ubutekamitwe. Impano y'Imana rero niba bitinze abashaka no kwikorera izina ngo atwike, none yaratwitse birangiye ari uri gushya.